hari ukuntu kera abantu buriraga moto biyengetse arubaye ariko ahubwo baravuga ngo yazigare oya ngenzi ko bageze ko nakwanditse ko narigeze oya twabyumvise era n'umunyonzi oya ari umunyonzi kitanye si umunyonzi gusa buratuzigare muyise umunyonzi oya nyine urabuza mujye mu muhanda babije uvuze ibintu Mico the best. Okay, ni byiza cyane rero kandi mwagize igitekerezo cyiza cyane kabisa. Twizeye ko tuzabona n'abandi bagenzi banyu nabo tukabasha kuganira tukabasha umuntu ashaka kubicuruza nako byagenda biteye twebwe uko mbibona nako turi serivisi zacu ziranoze we gusa wa munga nuko bivuze aho tuzakora bazabona ubuhamya pe. Okay. None Fiona ushaka kugucuruza yakubona gute wowe? Ucuruza ibikorwa byakuri uzubune ubwoba hari ukundi kuntu z'abandi bari bacuruza yagiye akarimvuga tuzisanzwe kwicuruza by'uburaya ubwo se haramutse hagize umuntu ubishaka gucuruza uburaya bwawe kandi nta buraya ngira sinimba ntabwo yarabigira kuki bari murakoze hani kuri DTR TV Rwanda naho ngiye murimo mwumva nitwa Dontori Inosantos Marcial dos Santos rero tukaba turi mu kiganiro nk'ibisanzwe Fresh Mind aho tugomba kureba twakira abatumirwa bagiye batandukanye batugezaho views zabo ukuntu babona ibintu ukuntu babayeho ukuntu bimeze kongera impano zigiye zitandukanye mu rubyiruko ndetse n'abastar n'abifuza kuba bagira ibintu bageraho muri rusange abacuruzi n'abandi ni nayo mpamvu rero iyi televiziyo yacu kugira ngo ikomeze yaguke kandi yagure impano zigiye zitandukanye zirimo ziboneka hano mu gihugu cy'u Rwanda rero turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje gutega amatwi cyangwa se kurebana n'ibiganiro byacu kuri televiziyo ya DTR TV Rwanda uyu munsi rero dufite abatumirwa nk'uko murimo mubabona dufite abakobwa beza cyane hano twatumiye hari ibyo bashaka kutubwira hari ibyo dushaka ko bageza ku banyarwanda ubundi aba bakobwa namwe murimo murabibona ni abakobwa bakiri bato ariko batari bato cyane kuko ufite n'ishimwe waritambutsa nta kibazo nabyo biremewe cyane bakobwa mumeze mute mumeze neza ubuzima bumeze neza ubuzima bumeze neza ni amahoro wowe bumeze bute se ndabona nanjye ari neza nta kibazo rwose n'ubuzima bumeze neza mwitwa abandi ubusanzwe se mwibwira abakunzi ba DTR TV Rwanda babamenye muri bande mukora iki mbayeho mute mbese muri rusange muri bande tuba ariko tubivuga murakoze nitwa Fiona Shunguriki ni umuntu usanzwe nyine iyo uvuze ngo umuntu usanzwe ushatse kuvuga iki se nta kintu nkora uri inkorabusa niko wabivuga uri inkorabusa ese ikintu nkora ni akazi mfite urumva nyine ndaho ngaho nyine uraho ngaho wasabye byonyine ndaho ngaho ubwo nyine ndatuje urategereje wabuze akazi ni inkorabusa ugashaka ariko buriya ariko n'Imana izabigenza tukakabona ibintu by'inkorabusa bikavaho ubundi tukagira ikintu dukora sibyo se abantu badukurikiye ubwo ibipangu byanyu mubirinde neza unashobora kuvamo umujura mwiza uri inkorabusa yavamo umujura wapi nta gahunda y'ubujura ntabwo yakiba mfite wowe bimeze bite murakoze nanjye nitwagira amata hanyuma se gukora bwo ndasoje umwana w'umunyeshuri usoje vuba
imirimo iracyashakishwa. Imirimo iracyashakishwa cyane. Okay, mu buzima busanzwe, ariko mu buzima busanzwe ugira sheri? nta sheri ngira. Ko umeze gutyo ushobora kubaho nta sheri agira. Byakunda cyane nawe ngira. Nta hafi wawe ugira wowe, arya ni hafi line ni hafi. Yari hafi wanjye n'uyu nguyu. Iriya musheri wanjye. Uriya niwe mugirana? Tugirane. Uko bigira mwiza. Wowe urakunda se cyangwa nawe ntukunda? Mu buzima busanzwe gukunda ndakunda kuko nta muntu uba udakunda. Mfite urukundo Yesu Kristo yampaye. Amina rwose. Amina rwose. Nta musore se muri no minsi urimo? Nta musore muri no minsi urimo ugira? Aya nta musore nawe, ubu si iyo myaka ndayujuje. Uracyari ribu cyane. Babe bitonze rero. Babe bitonze. Ka shaka ko mukanya nabonaga uri muhamagara. Buse muvuge mwizi. Navuganaga na mama. Muvuge mwizina nibyo ushaka. Navuganaga na mama. Kandi nimuvuga biraye ikibazo. Oye. Navuganaga na mama. Okay. Ariko icyo nzi cyo nuko umufite umaze murura guteretwa na rimwe. Guteretwa ntago byabura. Umaze kwemerera abangahe? Ni nka 40 gusa. 40 bose? Umaze kugira abangahe se? Umaze kugira iki? Kugira iki? Nyine umaze kugira abangahe? Kubagira inte? Nabo ndagira. Ntabwo uragira? Wumvaga kubagira ari ubukuhese? Kubagira muri abo 40 bose mumaze kugira? Kugira ute? Kuba mbafite? Simba afite. Narabemereye birarangira. Byarangiriye aho ngaho. None se ubwo bashakaga iki mu by'ukuri? Ntabwo bigeze babimbwira. Wewe wabashakiraga iki se? Wabemereye iki? Njye nabemereye iki? Numvaga ari inshuti zanjye. Numvaga bagiye kuba my diaries. Bakabika ibyo bifuti n'ibiki byose byawe. Nta kanama futi. Oya. N'ibyiza byawe. Cyakoze ibyiza byanjye byo bakabibika, ariko nta mafuti ngi. Ese nta nibibugira? Nta ribingi. Ntabyo. Nta ribi. So umukobwa ungana gutyo ni gute yaba nta muhungu afite koko taragira? Ni iyihe myaka se umukobwa wemerewe kugira umuhungu? Na 16 birashoboka. 16 se ndayujuje. Nayo ntayo uruzuza. Cyazo ndaburaho nk'ibiri. Ejo niyo tuzayifeta. Ugera anniversaire kangahe mu mwaka se? Sha ni nk'ince ugereranyije n'abantu 40 nakubwiye, ubwo ni nk'ince 3 gusa mba noroheje. Muri abo 40 10 bagafata uruhare rwabo rwa mbere, rundi 10 rukagira gute? Abandi 15 kwabo n'abandi 15 kwabo. Bose baba kwiziza anniversaire. Wowe bimeze maze guteretwa n'abasore bangana iki? Si benshi ariko ni nka 3. Maze guha bangahe? Shana bapa. Gutereta ni ukubeshyanya inshuti, ni ibintu byo kubeshyanya biri aho ngaho. Ikintu umusore wumva yakubeshye kimwe ukumva ko akubeshye ni nk'iki? Nzagushaka, nzagira ute? Urumva ibyo biba ari byo? None se ntiyagushaka nyine? Reka nta musore wa umusore umuntu waba uri mu myaka subu 10 na yakubwiye ko ufite akavuga ngo azagushaka nawe ukageraho ngo nzashakwa nawe wapi pe? None se nta bantu bashakwa bari muri iyo myaka kandi barashaka, ariko biterwa. Ari ubona umuntu nyine nta gahunda afite, ari kumangamanga niko babivuga. Ko birimo bivugwa ko nyamara ibyo ndimo babaza muri momo ashaka kubirenga, ariko muri kino gihe leta isa nkaho yashyizeho iri mu biganiro byo ko abana b'abakobwa cyangwa se imyaka y'ubukure igabanuka ikava kuri 18 ikajya kuri 16. Mwebwe mubitekereza gute? Mwumva bimeze bite? Mwumva ikiza kibirimo ni ikihe cyangwa se ikibi kibirimo ni ikihe? Yewe ku ruhare rwanjye numva nta kiza kibirimo. Kubera n'umuntu umwana w'imyaka 16 kweri ku buryo ava kuri banumva nyine atari sawa, ahubwo agombye kwigira 20. Ko bivugwa ko se bagera iyo myaka ahubwo bararanije kuba bagore, ko ariyo mpamvu nawe bigaragara ko umeze nk'umuntu ko urumva bimeze bite?
ngewe nakubwiye nyine si umwana wa 16 yego nyine hari ababa basa nk'abagore bafite 16 sibyo 17 ariko ntabwo biba biri fair ko umwana w'imyaka 18 nyine yakitwa umugore cyangwa abarizwa muri cyiciro. wowe bitekereza bite kubona by'ukuri ntabwo ndi bwivange mu bya politike simbizi ntabwo uvugira hejuru nta sinovugira hejuru ariko njye ku ruhande rwanjye rwose ntabwo numva ko umwana w'imyaka 16 deja nyine aracyari umwana. Ntabwo rwose numva ko umwana w'imyaka 16 ngiyo myaka bagomba kwigira kuba ari imyaka y'abantu baradirite kuko umwana w'imyaka 16 ntabwo rwose ntabwo mpamya neza ko ashobora gufata initiative z'ubuzima akwiye kubamo kuko deja abakiri muri adolescence sinzi nyine ntabwo numva ko nyine umwana w'imyaka 16 ashobora kwiyorganiza ngo yumve yarangije gufata initiative y'urugendo akwiye kujyamo rw'ubuzima bwe cyane ko n'abari kuri 18 hari igihe baba batarayifata kuko hari abantu benshi tuzi mu mutwe baba bakiri abana batari macu kandi deja bafite imyaka 20 cyangwa n'ingahe ugasanga nyine imyaka y'ubukure barayirenze mu mategeko cyangwa muri societe ariko rwose nta bukuru burimo nta n'ikintu kirimo nta kintu ageza ku baturage mbese ntacyo ariko n'ubundi bavuga imyaka y'ubukure ntabwo ari imyaka yo gushaka imyaka y'ubukure ntabwo ari imyaka yo gushaka wowe wumva ko ari imyaka yo kugira uteze imyaka y'ubukure ko atari iyo gushaka wowe wumva ari numva ko ubwo imyaka y'ubukure ari imyaka nyine yo kuba umuntu yigenga nk'uko nabivuze mbere yafashe ntabwo ari ukuba ikigenga yafashe initiative yo kuvuga ngo ndaca muri ubu ubuzima bwanjye ninjye ukwiye kubworganiza njye nuko mbyumva urumva nyine niyo mpamvu kandi bigaragara ko none nimba atari uko nguko nta initiative yari yagira y'ubuzima bwiwe kandi mwebwe mukaba mwamaze kuvuga ko n'ubundi iyo myaka mutaragera kandi murangije segonderi mukaba murangije ubwo ngubwo biraza guherera kuki kandi mukaba muvuga ko murimo mushaka akazi murashaka akazi k'iki kandi n'ubundi imyaka yo kwigenga yo kuba gutangira gutekereza ubuzima bwanyu mutarayigeramo nk'uko nabivuze si yabikubwiriye se arabura ibiri ngo yeza 16 siko wavuze ra none uko arangije ubwo akazi nta kabuze se uretse uko tuzamuha akazi navuze ngo nkuko nabivuze navuze ngo kuba umuntu yafata initiative ngiye gufata initiative z'ubuzima bwanjye rwose wese warabitangiye basi ntabwo narabitangiye ko deja twababwiye ko hari ibikorwa ntabwo ari njye wabitangiye ahubwo twarabitangiye narangije kubabwira ko hari ibikorwa byacu iyo myaka rero ko mutarayigeramo y'ubukure muratangira gutekereza ibikorwa ngo bizabamarira iki n'ubundi kandi iyo myaka mutarayigira oya ntabwo turindira kuba tugejeje imyaka y'ubukure deja niba mu mutwara ikintu kirimo ahubwo ubwo narakuze byararangiye none se si icyo ngicyo nyine leta rero yatekereje nyine ko abantu bafite imyaka 16 keretse ubwo iyo babishyiriraho aba yarakuze akeneye kuba yakora ibintu by'abakuru ubwo bari kubishyiriraho bamwe kuko nyine bakuru kandi nawe ahubwo bazayigabanura nimba ufite 14 ubu ngubu tuvugana ukaba utaranuza 16 ukaba ibintu by'abakuru ubizi ubikora ibiki by'abakuru abantu bakuru it's up to them bazayigabanya so gutangira ubuzima se so kubaka ubuzima se so kumenya ngo ndagera hano nge hariya nimba ntashye bimeze kuriya bigere kuriya ninjya mu kazi nditwara gutya ndaganira n'uyu nguyu tunegosi ibi nibi cyansabye muhe icyo nawe musabye nawe akime nyaboneka abantu ubwo habamo imirimo yo gukora rwose ko mu mutwe harimo ndumva mbyibushye nta myaka biri gusa kuko imyaka ni umubare imyaka ni umubare kuri 14 afite ikintu mu mutwe urumva ko afite ikintu ashoboye nyine rwo afite 14 ataruza 16 nyine mu mutwe we ari stable ariko biratangaje kubona umuntu w'imyaka 14 amaze guteretwa n'abagabo n'abasore bagera 40 ubwo n'abana tungana y'imyaka 14 nabo 40 bose pe urabemerera ndabemerera umutima w'umwana w'imyaka 14 urukundo rw'abana ni iki ko nkundana urukundo nk'urwa Yesu Kristo
mu bandi bose se abatari muri abo 40 bo ntago bahari kuki mutabakunze se nabo natwe two mutadukunze se yes iyo aba naragukunze simba nicaranye nawe no yes okay urumva ubuzima bwanyu ku ishuri kugira ngo mwarimu banye gute mupana iki ndabona ukuntu mumeze nkaho muri impanga wa mugani sinzi ukuntu mwebwe ubundi ubusanzwe mupfana iki cyangwa muri abatingani nako muri abaresibiyene izina rya Yesu ntabwo turi abaresibiyene muri iki so twe turi iki umuvuga ngo ni hafi wawe nyine ni other part wanjye sibyo se ikindi gice cyawe hafi wanjye niko babivuga uvuga ngo igice cyawe n'uriya n'uyu nawe kaba igice cyawe kwambuze nyine ubwo ko bakuze hakiri kare ampacuru hano ibaze ko turi kumwe n'abantu bakuze ku buryo umwe ari igice cy'undi ubundi ibyo nari mbize ku mugore n'umugabo nyine kuko mwaba ari pati y'undi abo niko baba babishatse ariko twe twashatse ko ariko bigenda mwashatse ko ariko bigendeye kandi nako bikorwa nako bikora nuko rwose ni ukuri niko bikorwa si ubibona se murabikora neza buri wese akabikorera rugenzi oya murabikora ubukumva bimeze neza biki se kwitanaho turabikora gukundana mugakundana cyane gusangira mugasangira cyane kugenda mukagendana cyane kubana mukabana kuryama mukaryamana muraryamana iyo muryamanye mukora iki iyo baryamanye bakora iki kuryamana gute se kuryamana gute wowe murabyumva ute ngende bari nko kurarana nyine kumwe bararana mu buriri inshuti yanjye turararanye byonyine ahubwo we nibihe bindi ushaka kutubwira hoya ntabyo pe nuko nari mvuze ubwo urumva ni nacyo gitumye mubaba hafi umwe ari hafi y'undi hari amafuti se hari utuntu tw'udukoryo mwiza uzi kuri mugenzi wawe byibuze vuze ngo uriya ni hafi wawe wamuvuga uti namuvuga se umva ni hafi wanjye pe subu agira amafuti nyine bwira abantu uvuga ati byibuze hafi wanjye ameze gutya na gutya byibuze nicyo gituma mwita hafi wanjye rero mana yanjye yereka mbanze mbabwire inshuti yanjye itarambeshyera kare itarambeshyera mugabo hano nta mugabo n'umugore bahari no please guys mutwumve neza hano nta mugabo n'umugore bahari we are the best parts we are halfies that's all nta kindi kirenga kuri ibyo turi inshuti yego ariko ni wowe wa mbere okay ni wowe mukuru muri hafi kandi yari we mwana ninjye mukuru ndabona yaragiye kugusapotinga nkaho ari we watangije urwo rugamba rwa hafi ntabwo ari ukumusapotinga ahubwo ndashaka kubanza kwikuramo ndashaka kubanza kuba hanze njyewe inshuti yanjye ibintu iri bumvugeho ntabwo byose mpamya ko ari byo wenda reka mbanze ntabwo ari igice cyawe rero uramufera araba mbeshyeye oya nta kibazo natubwira ngareka mbanze ndumva ufite impungenge nyinshi ko ndi bukubeshyere simubeshyere ese ibintu ngiye kuvuga si byo nabyo akora sindabamubeshyeye nawe arabizi neza subuna ubwo ngiye kumudescribinga ntabwo dadono wowe urabibwira uko bimeze uyu rero ni umwana mwiza nyine arakeyaringa murabibona nyine umwana mwiza arasabana kamerama wabibonye ko uriya mwana ari mwiza koko arasabana nyine ni icyuki rwose umuntu utwereke rwose uriya mwana agiseka neza uyu mwana rero ndamukunda sibyo ni umwana ukeyaringa yita ku nshuti nyine anyitaho noneho agira igitsure nk'icy'ababyeyi sibyo mbagira igitsure ku buryo ahantu bigera akavuga ati shamba ndagutinye pe ajya mu mwanya ageramo akavuga ati aho noneho ndamutse ndenze kuri iki kintu nanakubitwa ari ahantu ngera natekereza ko ahari nkatavuga ati ibi sinabijyamo kwa ko nzi ko namubabaza cyangwa nyine n'umwana mwiza
nyine afite kureba icyiza nyine ni wa muntu uharanira icyiza kuri wowe sibyo ari igihe wenda ashobora gukora amafuti ari inshuti usanga ukora amafuti ikakureka ikagushyigikira iki ariko hari igihe ambwira ati wapi ibi ntabwo ari byo ibyo ngibyo nyine biba ari byiza agira igitsure nicyo mukundira nyine arampa abaso arampa ndamuhaba kandi ibyo byose wasanga iwanyu utajya wemera ko bagukosora gutyo ngo ubahabuke nk'uko umuhabuka oya n'iwacu barankosora ariko ntabwo bagukosora nkawe oya sha barankosora ariko nyine nawe ari aho bigerega biterwa na situwasiyo urimo si byose hari situwasiyo nageramo oya akankosora nkahita mvuga ati ko byagenda kose n'ubundi we nta nagukosora kibyeyi yagukosora nka hafi se urumva yarengera akagera ku kibyeyi nako se hafi ariko mbishakana namukosora da yajya umukosora sinamubwira se agashyira ikibuno hasi nkamukubita oya kubita ahubwo nawe ujya umukubita ibibona nanamukubita nibyo ariko da buriya nibyo n'ubundi ntabwo waba n'ubundi biragoye iyo umwana ari uwawe cyane ari icyawe uba ugomba kugikubita ku mabuno kandi ni ngombwa wakabije warengereye warengereye iyo diri utuma ugasi ibyo yavuze nawe ukaba wongeyemo ko wamukubita ku kibuno noneho wowe rero uno muntu ni hafi yawe gute rwose ntabwo ngende ujye kureba ibyo yavuze cyangwa nyine ngo mvuge ibindi ariko ndamukunda mbere na mbere ni inshuti yanjye nyine ntabwo nzi ukuntu nyine personalite y'imezi itandukanye n'iy'abandi bantu bose nigeze mpura apart from my mom cyangwa ajya kugira personality imeze nk'iya mama wanjye hanyuma nyine ntabwo nyine nk'uko nabivuze ntabwo personalite ye nzi ko ihuye nk'iy'abandi bantu bose nigeze menya kuko niwe muntu urabizi mu buzima umuntu aba afite inshuti nyinshi abo duhurira hehehehehe muri activite zose ziri aho ngaho ariko mu by'ukuri niwe muntu wenyine nshobora kwisanzura ku buryo mba numva nta kintu na kimwe nyine ntabwo nabura kumudipendingaho any situation naba ndi rero aracaringa nyine arakundana mbese ikindi kintu mukundira ni uko iyo muhaniye anyumva iyo muhaniye arakunda aranyumva iyo muhaniye aranyumva ntabwo ndamuhanira ikosa ngo umunsi ngende muhaniremo ubutaha ni icyo ngicyo nicyo gituma aba hafi wawe bisanzwe sibyo ni icyo ngicyo mu by'ukuri ni icyo nyine ase mbona ari ibintu bikwiriye ko barimo bavuga ko ibyo bintu ari byo bishobora kuba arimo bituma abantu baryamana bahuje ibitsina byiyongera mu rubyiruko cyane bigatuma muri kino gihe hari ikintu ririmo kivuga ko abakobwa benshi ari ama hybrid mwebwe mubitekerezaho iki njyewe ku ruhande rwanjye ntabwo reka maze mvuge ku ruhande rwanjye kuko ndiyizi ntabwo nyine abantu bari perfect gusa njyewe inshuti yanjye nyine ntabwo twe tugamije ibyo cyangwa ngo ikindi cyagera kuri ibyo rwose kuko nta nubwo inshuti yanjye si ubu ntabwo nyine bishobora kugera kuri urwo rwego rwo kumva ngo deja niba duhanurana nta kuntu ngewe najya gufata umuntu ngo mushyire mu ikosa kandi nsanzwe muhanura nuko ngewe mbyumva ariko wenda ku rundi ruhande bishobora no gutuma wa mugani ibyo ngibyo binazamuka ubuhybrid bugakura ntabwo mbihakanye ariko ku ruhande rwanjye apart from that none se wowe ubitekereza gute ko nyine iyo wumva bivugwa gutyo ko abakobwa benshi muri kino gihe basigara ama hybrid barongorwa n'abasore bakanarongorwa n'abakobwa bagenzi babo mwe wowe ubitekerezaho iki nyine cyangwa ibyo bavuga nibyo urabibona se ujya ubibona wowe nyine nkawe ubitekereza wumva ari iki ngewe ku ruhande rwanjye sinzi ntabwo nyine nkunda kuba wenda ntabwo ndi mu isi yanjye ku buryo naba ntazi amakuru gusa uko mbizi nuko mbibona nyine ku mbuga nkoranyambaga birashoboka koko biriho ko abakobwa ari ama hybrid cyangwa n'abasore ari ama hybrid mu rubyiruko gusa ntabwo mpamya ko ari umubare munini ni bake kandi cyane ni bake cyane wenda barimo ariko ni bake kuko njyewe nta n'uwo nzi navuga ngo simbizi Fiona hybrid nambe ntuza wawe hafi wawe
bakubwiye ko atari hybrid wowe ntabwo ari kubitekereza cyangwa wowe hari izindi ntuza indi misemburo ikurimo wumvamo vuba aha ngaha ushobora kuzadutangariza yindi itandukanye n'ibyo ngibyo ibyo namubajije wowe ubitekereza wiki byamubajije bya hybrid ndakeka ko atariyo purpose tunafite ku bucuti bwacu ku buryo ajya kuvuga ngo wabaye hybrid wanjye igenda ugabipfira mu mutwe biterwa no mu mutwe w'abantu keretse wenda hagize izindi feelings tugerana zirenze wapi abakobwa wumva zisaze najyane oya ntabwo zazi hari aho nyine babigira ntabwo nyine biba bisaba kutarengera cyane kurengera cyane ushatse kuvuga ubwo no kugira uteze hari ukuntu wiyumvamo umuntu ndakeka bitandatu wowe twe kuko igihe tumaranye turi inshuti ndumva yaba byarabaye babyarana iyo turi aba hybrid cyangwa tugize izo feelings zirenze biba byarabaye ariko wapi twebwe ntabwo byakunda ako sibivuze ko aba hybrid batabaho nyine wowe ubitekereza ubona umubare munini cyangwa wowe hari uzi byibuza uvugishije ukuri byibuze ntabwo uzi mu by'ukuri ushaka ko wabubona kandi ukabona bamwe mbona ku mbuga nkoranyambaga nyine mu buzima busanzwe ku buryo baba ukabona umukobwa arimo arafuhira umukobwa mugenzi we umusore arimo arafuhira umusore mugenzi we mubo muziranye cyane ntabwo urabibona si chance ndabibona pe keretse ubwo niba bibera mu bindi bako sindabibona bafuhirana ubwo Dieudonné rero kameramani wacu arabyumva wenda nituza gusohoka aze gusohokana umwe muri aba ngaba wenda amubyinishe turaza kuhita tumenya koko nimba bya bintu atari byo oya ntabwo twe turaba hybrid turi inshuti bisanire nako byarenze ubu turabavandimwe muri abavandimwe ubundi okay good guys aba bakobwa rero mwumva uko barimo batekereza mu by'ukuri nicyo kibazo cyari gihari muri rusange kigiyemo kigaragaza kandi ubona ko gihangayikishije muri rusange muri kino gihe aho usanga abantu bitwikira nyine ubwo bushuti ugasanga bageze muri iyo mico nashaka kumva ko namwe hari ukuntu mubiziho muri rusange ko akenshi nanone usanga iyi sosiyete yicwa nyine n'abantu muri rusange abantu nibo bagenda bica ibyo bintu kandi bikaba bivugwa inshuro nyinshi yes none rero mu by'ukuri ku ishuri byari bimeze bite ishuri riragoranye byari sawa ishuri riraryiza noneho kuri sibodi mu buryohe nyine ni byiza ku ishuri biragora ariko ku ishuri ni byiza biraryoha ubwo se turaza gufata iki biragora biraryoha igice kimwe ni byiza ni heza nyine ubwo ndikuvuga kuri side yo boarding kuko twe twize boarding birumvikana igice kimwe bari byiza ikindi bari bibi ikibi cyo ku ishuri se ni ikihe buriya cyo muri boarding umaze kubona igihe umaze experience umaze kugira muri ubu ngubu byibuze kumva yakibuze kubyuka saa kumi ku ishuri nakasamo kubyuka saa kumi byari bigora noneho mu gihe cya exam saa munani twaryamaga agasaha kamwe gahita mubwira ngo saa munani ubyutse naryamye saa saba gahita nkamva ubona saa munani n'igice zigeze utumbyutse ako buri nshuti yanjye simpanitse sibabeshye mwabyuka agasa aya ningewe ubizi nakabeshye yiga ibyo mu rubiga cyane nyine ntabwo nigaga cyane ariko narigaga deje niba nararyamaga saa saba nkamubwira ngo saa cyenda ubyutse nabaga nshaka kwiga pe uzi kujya dore ukisanga wowe wenyine abandi bose bagiye kwiga ese kuki se ubu abantu batiga mbere ubundi bakarindira igihe cy'ibizamini gusa bakaba ariho bagiye kwiga mbere byo biragora kwiga ntabwo bivuze ko tuba tutiga ariko kwiga mbere biragora pe cyakoze nyine wenda nkanjye ndabishobora ukaba urisetse nawe ubwawe byisetse ahubwo kwiga mbere si ikintu bidufasha gusa wenda iyo ugiye gusubiramo nka nyuma nyine nk'iyo ugiye kugobera ikintu waba warakibonye wagiteyeho ijisho nyine uvuga ko wagisomyeho ariko buriya iyo utarakize birakugora pe birakugora niyo mpamvu nyine upfa kwisomeshamo nyine ubwo uri kwiga ariko mu mananiza pe babigoranye ariko buriya icya leta cyaje uvuga ngo hasigaye iminsi ibiri ni ubwite umenya ko kwiga ari inazi ndi kubona kameramani ariko ndabikora
yagukunze se ashaka gutambutsa ishimwe cyangwa yakoze inshuti yanjye ufite iyerekwa ntaritambutse aritambutse arabivutse nta myaka nduzuza wabibwira iki se ko arimo kureba ikijisho kimeze gutya uri kundeba Saidi nese kureba hari ikibazo none si tubwire rero natwe ntitukurebe ahubwo inshuti yanjye yakunze kameramani si uri kubibona rata umva ndamuhindura umuhindura kuko ndabona arimo sinzagaruka kuri detail arimo yakanje se umuntu yazabira njyewe kareba none se nyine kuba arimo kureba si ibintu bisanzwe ku musore n'umukobwa ari kundeba nk'ababyeyi nk'ababyeyi ijisho ry'igitsura ugahita ubibona sinzi ko asa ndimo urabitwara bafite ikintu ari kwikira kameramani tuze kumushyira hasi kumbwira ikintu kuko njye ntabwo ndimo bibona turaza kubireba pe ariko ibintu urimo muri nanjye amasirimu simba ahubwo barafite ukuntu ari kwibeta akamureba n'undi akamureba nyamuneka witera abandi bandisa kameramani ndagukubita mana we cyangwa hari ibyo arimo areba bitari ako kameramani tumaze iminsi tuziranye se turazi okay ibyo ngibyo rero twari tuvuga ku ishuri nyine ni byiza byaho mwarimu amaze kuvuga ko kurara amajoro ugira gute wiga ari ikibazo ariko nanone ubona ko ari ngombwa mu by'ukuri buri muntu yiga externe ntabwo bisuya hari ukuntu twari nyine wararaga mu ishuri ukavuga ngo ndava kurya saa 3 nsubire mu ishuri ngeze saa 7 ndyama amasaha 2 mbyuke saa 9 ariko se umuntu yiga externe ibyo ntiyashobora buriya bwoti ni nziza irigisha okay wowe ubona ari ikindi kibi cyangwa se icyiza byawe ni ibi uzakumbura muri rino shuri ikintu cyanjye nzakumbura mana yanjye dore ahantu ndi kuri detail nzakumbura classe yanjye naritondaga mu ishuri wenda sinavugaga ariko nzakumbura classe yanjye bavugaga nicaye mu nguni ncecetse ariko nzayikumbura wowe uceceka se aceceka yewe ubundi ahantu nakubonye unacecetse ni hano gusa muri kino kiganiro wonyine yifashe buriya wacecetse mu ishuri babaga bazi gusakuza reka mubwire ikindi kintu nzakumbura animateri wanjye mana yanjye animateri barakundanaga animateri rwose nzamukunda yari umuntu woroshye ubuzima yaboroheje ubuzima nta stress yagushyiragaho pe nta stress si ubwo niba atarashyiragaho ashyuha mu mutwe yashyuhaga mu mutwe cyane gusora muri classe genda wicare hariya genda ahubwo animateri muzamukumbura animateri rwose kumukumbura ni nzajya no kumusura ariko ikindi kintu cyiza ikindi kintu cyiza nzakumbura ngiye muri boarding nuko hari nyine umuntu aba ari under control ntabwo bingana nk'umuntu waba uri kwiga ataha kubera ko nyine ntabwo bingana nk'umuntu waba uri kwiga ataha kubera ko hariya iyo umuntu ari kwiga ataha aba ari under control y'ababyeyi ariko bizi ko cyane cyane ababyeyi hari n'igihe baba bari responsible then nyine nicyo kintu cya mbere nzakumbura ko hariya umuntu aba azi ngo isaha ni iyiki isaha niyo kwiga isaha niyo kurya isaha ni iki gusa umuntu wiga externe ndakeka ataba ari over control nk'uko abandi baba biga boarding baba bameze nicyo cyiza cyabyo cyane hanyuma ikibi rwose nabivuze kubyuka saa 11 nako hari igihe twabyuka ugasanga yari saa 10 irizi rikonje rimwe na rimwe mu mvura mva rwose sinshaka no kubuvamo rimwe na rimwe nkanakarota ariko ntabwo ari cyane okay ese kabura ahubwo karota ko ari utuntu dusanzwe turimo tubona mu isohoka ry'amashuri muri rino shuri ko itangazwa ry'amanota y'abanyeshuri muri kino gihe ko arimo asohoka ukabona bana muri primaire troncome ibintu bimeze nabi cyane niyo topic iri hano hanze mwebwe murumva topic izasohoka amanota yanyu nasohoka ari ni ibisazi sinanabivugaho kuko ibintu niboneye umwana ufite 28 muri primaire bari kumukubita 9 ubusurumba twari kuruse zihari ngiye kugihare cyane ku giti cyanjye ngewe bitewe n'ukuntu nabonye ibintu bimeze
abantu rero nesa yarabikabirije cyane ngenda abonye n'ibinini ndabona nta bose zihari pe mwatangiye kwiheba njye nyine uretse icyizere murabifitiye aho kurebye ukibona Trump mu kuntu byagendaga primaire ikibazo gusa abantu ba 28 ariko mwirengagize ko hari n'abantu bahawe ibigo kandi bafite 0,000 harabahari sinjye ntabwo nzi undi kumva abafite 0,0 bazasubiraho bigaga bazasibira kandi twarabibonye ahantu bavuga ko 0,0 bakamuha MCB afite 0 mu nyine aho ngaho ni wenda aho ngaho bakoze amakosa nabonye ejo n'umwana bahaye MPC mata afite 0 fizika afite nkarata 0 ahari na shima afite 0 bakamuha n'ikigo akagenda kandi akajya kwiga mu MCB ndabizi se mwene nuko umwana ikintu adashobora niba simisi yarabonye 0 fizika akabona 0 mata akabona urabona MC bazayishobora azayishobora none sinagiye kwiga ibyo atazi ubundi hari umuntu ujya kwiga ibyo azi basariye igihe ugenda ufite n'akantu innovation ufitemo ku buryo kagira ikintu kagufasha so nambwira ko nimba shimi yarabonye 0 n'imibare gusa imibare tuvuga ko wagenda kwiga superieur imibare ya superieur niya tronc nayo se nyuma rero y'ishuri mwebwe ndumva mushobora kuzabona amapluse mwese muri abahanga ahubwo nyuma yo noneho y'ishuri ubu ngubu mubayeho mute turacyashakisha nyine ubu mu rugo mubanye gute no muri ababyeyi mubanye gute na sosiyete muri rusange n'inshuti zanyu mubanye gute ubu ngubu muri ino minsi cyangwa muracyaruhuka bisa nkaho turi kuruhuka kuko buriya umuntu aba yumva neza ko yarangije ari uko abona abantu bari kwitegura bajya ku ishuri uwo sigaye utakiri kwaka ibikoresho utakiri gukora lisite ngo nyine iki ubwo utekereza ko nyine nawe uri umuntu warangije kwiga ariko mu rugo ni bisanzwe ubwirirwa mu rugo nyine ufite gahunda ukagenda ugataha ibyo ngibyo muri no mukora mu rugo wowe ngewe gahunda za mbere nakoze gisohoka mu ishuri najoyininze gurupe buriya abashomeri bagira amakuru menshi y'akazi bajoyininze gurupe yo gutanga akazi kuko ugashakisha nk'umuntu urimo ushaka narangije kwigira umwana warangije mu myaka 8 ku buryo rwose numva akazi kangoye ariko ndabizi nanjye ko ni igeno ryanjye akazi kanjye karahari karabitse pembeni none zibahise ujoyininga mu gurupe yo kugira ntabwo ariyo gurupe na joyininze cyangwa urimo urashaka amajyambere shaka amajyambere ajya he amajyambere akora iki se oya harya abantu bashaka amajyambere yo kugira uti ibirori n'ibirongora ndabizi se kuvanyeho mikoro se si ibirongoranye ni ibirongoranwa nyine oya nta majyambere ndi gushaka yewe igera kubwira imyaka yanjye ntabwo urayumva ndacyari kukubwira ngo guys imyaka yavuze mwongerera imyaka 8 niyo mikeya rwose nari nkiri kuvuga ubuzima bwo ku ishuri bwo hanze tugeze hanze y'ishuri tuje mu buzima bwo hanze twaje twumva twexpectingaga ko urabizi iyo umuntu akiri ku ishuri abatekereza ngo akazi ngiki ngiye mfite akazi nta kintu nzaba no ahubwo twageze hanze nyine tubona isi tujemo koko tubona n'uburibwe ntabwo ari uburibwe ato gusa nyine ntabwo nyine wavuga ngo akazi ngo ndabyutse mu gitondo ngo ngiye ku kazi no gusa ikintu twahise dukora tukiva mu buzima bwo hanze njyewe n'inshuti yanjye turi kumwe hano n'abandi b'inshuti zacu twakoze gurupe ikora ibijyanye na protocol services mu bukwe mu nama anniversaire cyangwa izindi events zose nini rero uko ni rwo ruhando nyine turi kujyamo niyo nzira turi kuyoboka mu isi nyine yo kwihangira umurimo tumaze kuyikora ubu ngubu turakeka nta kiraka na kimwe turakora ariko twizeye neza ko hafi tuzagenda tubona ibiraka uko abantu bagenda batumenya dukora ndakeka ko serivisi zacu zizagenda zigera ku bantu benshi kandi nzi neza ko zinyuze ikindi twabizeza
Amisted Protocol rwose imikoranire myiza ni imbere kandi umukiriya ni nk'umwanya. Ibiciro byakubiswe hasi neza. Ko muteye ubwoba mukirangiza mwebwe deja muhise mutekereza ko mugomba kwihuza mugahuza imbaraga kugira ngo mugire ikintu mugeza ku banyarwanda. Ubusanzwe mwari mwarize ikiza mwigaga iki? Twiga telekomunikasiyo. Mwese? Okay. Ubu ngubu mwehuje muri groupe mugiye kuzajya mukora ibintu byerekeye no gutanga serivisi za protokole mu birori bigiye bitandukanye n'ahandi hajyatanga nk'inshuti. Abantu mwese mwihuje n'abantu mwikanaga bose? Bose ntabwo harimo abo tutiganaga deje ubu ngubu hatangiye no kujyamo n'abo tutazi ariko bisaba tutanakomekanaga urebye na benshi. Kuki mwagize icyo gitekerezo cyo gushinga groupe gushaka akazi cyangwa se business yo gutanga serivisi za protocole mu birori bigiye bitandukanye? Kubera iki ari cyo kintu mwahisemo mu by'ukuri? Murakoze. Njyewe twe turi ku ishuri ino minsi ya nyuma, hanyuma ku ishuri hari event yabaye hazamo abantu, ntabwo nibuka ngo n'abica ni abantu ariko icyo nzi nuko bakora muri education n'abadozi. Hanyuma ndabona bose bihurije ku ishuri baza ni kampu bari barimo ahantu. Hanyuma icyo gihe bari guselekisiona abantu bajya kubaseriva tuzamo ati cyazi pe ntabwo nari nzi ko rwose umuntu ashobora kwicara akambonamo impano imeze gutya yo kujya guseriva abantu. Ubwo indi nshuti yanjye twateri kumwe ahita avuga ati se undi ko tugiye kujya hanze ukaba ubona tutazi ukuntu hanze bimeze tutararungurukayo, mwazaretse nitugera hanze tukakora protocol service agents. Ati ntaribi agence kwifonda nacyo bitwaye bose ndi umuntu ugira ibyizere manishyize ku byizere ndabatisha nacyo bitwaye. Tugeze no hanze ndanabyibagirwa ariko nyuma aza kubinyibutsa aranga se za gahunda twavuze tuzishyire mu bikorwa. Ndatisha tuzishyire mu bikorwa. Tuba dutangiye gutyo dutangira twumva nta kintu bitari bukunde neza ariko birangira bikunze na gahunda zose tukaba dufite n'inzira zose byari bicemo zirakunda. Ubu ngubu turi kuri social media mbese nyine ntabwo turatangira gukora nk'uko nabivuze ariko tubona akazi twanakora. Urimo murakicuruza? Turacyacuruza serivisi zacu ku mbuga nkoranyambaga ariko ubu ngubu bitavuze ko ubu ngubu wese ubona umuntu ufite ubukwe utandangira akazi cyangwa inama runaka ngo ndangira akazi rwose. Ibyo ari byo byose mwagiye kubishinga ahubwo nibyo nagiye kubabaza mukorera hehe, umuntu abashaka yababona hehe? Ubu ahubwo natwe mutubwire ubu se ndaguha nimero muduha akazi waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp ukadufollowinga Instagram Amisted Protocol, nimero ya WhatsApp nyikubwire ikibazo yibwira n'abadukurikiye bose 0790 4141 22 0790 4141 si yoroshye. Call 0798 43 ubundi ibi ngibi nibyo DTR TV Rwanda imaze no kugira ngo nyine abantu bafite fresh mind batekereza b'urubyiruko cyane bagire ikintu runaka bigezaho nabagira ikintu batangire batekereze kuko muri kino gihe nyine nk'uko mubivuga abantu benshi baba bumva bashaka guhita agira akazi agomba kurangiza agahita abona akazi noneho no muri segonderi ugasanga muri kaminuza nuko urangije masters nayo nuko urangije PhD nayo nuko kandi hari uburyo bugiye butandukanye abantu bashobora kwishyira hamwe kuko ibintu bishyize hamwe nta kintu kibananira kuko aho wagenze ntabwo ariho mugenzi wawe agenda kandi birashoboka ko icyo kintu gishobora kuba cyakunda. Rero congratulations mwebwe kuko mwatangiye kujya mu nzira y'ubukire, natwe muzatwibuke nimugera mu bwami bwanyu. None hano hanze hari ama protocol agencies agiye atandukanye menshi atandukanye pe
mwebwe ni uwuhe mwihariko, ni ikihe kintu mugiye kuzanira abanyarwanda ku buryo bavuga ngo ewana iyi protocol agency uko twabonye, uko twabyumvise, uko twagize gute, aba bantu tuzakorana, tugomba gukora. Mwebwe murumva mufite uwuhe mwihariko bitewe n'ama-agencies ari hano hanze kandi yose arimo akora? Mwebwe umwihariko wanyu ni uwuhe? Murifuza kugana he? Murifuza kugera ku ki? Akoze njyewe ku ruhande rwanjye, wenda na mugenzi wanjye araza kubabwira, ariko ku ruhande rwanjye ndumva umwihariko tuzanye hano hanze ni ngombwa, kuko business ziba ziri gukompeta ari nyinshi, rero ni ngombwa nyine ko buri business izana umwihariko. Mu by'ukuri umwihariko wanjye ku giti cyanjye ni uko nzi neza ko serivisi tuzabaha zinoze, ariko ubukwe bwa mbere tuzakorera cyangwa inama ya mbere, event ya mbere tuzakorera, bazabihera ubuhamya. Ndabizi bazabaha ubuhamya ko ibintu tuzabakorera ntabwo bazagira ngo bakoreye ubukwe mu ijuru. Bazaba bari mu ijuru bacungiwe umutekano n'abamarayika bagose. Okay, no mwihari wari kubitekereza cyangwa ikindi cyane sunajya kurata akora kamubwira sibyo, muri buri business bifite aba competitor sibyo, kandi ndabizi nandi ba protocol agira mwihariko yabo kandi utanga na service, ariko bitewe n'ukuntu abantu babikoze sibyo, umurongo wabihaye nyine. Twebwe uko mbibona nako niko turi sa service zacu ziranoze imana we gusa wa munga nuko bivuze aho tuzakora bazabira ubuhamya pe. Okay, none Fiona ushaka kugucuruza yakubona gute wowe? Ucuruza ibikorwa byawe uzubune ubwoba. Hari ukundi kuntu usabandi bari bacuruza yagiye akarivuga tuzisanzwe kwicuruza by'uburaya. Ubwo saramutse hagize umuntu ubishaka gucuruza uburaya bwawe kandi nta buraya ngira, sinzi ntabwo yarabigira kuki bari bumvise ko iyo serivisi n'ubundi bayicuruza nyine. None se hari ugucuruza uburaya, ariko nawe mvugo ruyivuze, hari ugucuruza uburaya no gucuruza serivisi. Wari kumbwira ngo dushatse gucuruza serivisi yawe, uvuze ngo hari n'ubundi buryo umuntu yagucuruzamo? oya nta bundi, ntabwo ari igicuruzwa, ni serivisi igicuruzwa, ntabwo ari igicuruzwa, ni igicuruza. Waracuruza ntabwo acuruzwa. Wowe ucuruza iki se nyine? Wowe umuntu ashaka kugucuruza nako gucuruza zuba byacanganye ndetse ko byagoranye gucuruza cyangwa gucuruza serivisi. gucuruza mu by'ukuri hari igihe umuntu ashobora kwivuga ati ngiye muri bari abakobwa nikundiye Fiona, sibyo? Ndumva ari nawe nshaka ko nyine azankorera protocole mu bukwe cyangwa se n'ahandi. Abandi bose kandi bajya bavuga ko umuzibarira ku munyagasani, sibyo se? Yego. None rero uwo muntu isura yawe cyangwa se wowe ni wowe ashaka guha akazi nyine, kugira ngo nimba guhaye akazi n'abandi bashobore kuguha akazi nawe n'abandi barahita babona akazi, sibyo se? Kubera ko ukubonye arababonye n'uriya. Yego, ariko njye ni wowe nashakaga. ubwo nubwo ngo uranshaka ko ari njye gukorera. Yego, ubwo hari muzagize n'igipfa nareba wowe. Wareba ngiye bivuze ngo rero ni wowe rero niwe ngiye kwicuruza. Wowe nka Fiona ugiye kwicuruza, urabona ari iki? Ari wowe nimba ugiye kwicuruza nyine wowe nyine nk'igicuruzwa, twakugura gute, twakubona gute kugira ngo tukugure? Namamagara si kuri polisi cyangwa mukanyegera kuri WhatsApp ati umeze gutya. Nta mbuga nkoranyambaga zibaho, ni uguhita bahamagara gusa byonyine. Nkoresha Instagram. Instagram yawe? Instagram yanjye yitwa Fiona Kavi. Okay. Niho umuntu ushaka ko bagucuruza nako ushaka gucuruza neza yawe. Kuri Instagram hariho nimero za telefone bakubonaho. Bazakwandikira inbox bazanyandikire inbox nzahita mbibona ni DM yawe, ubundi uhora active ku buryo ugezeyo bagezeyo bakwandikira byaba ari ibintu bimeze neza, ukabibona tukadiringa ubundi nabwo service zinatangwa. Wowe ushaka umuntu ushaka gucuruza nako byagenda bite? Kwa kundi n'ubundi Instagram Diameta 16.
mu ndimi z'amahanga ni 16. Noneho ndahari unyandikira DM mpita nguhereza serivisi zose ushaka kandi zinoze pe ndazibijeje. Serivisi zose mushaka mwabyumvise rero, serivisi zose mushaka kwagira amatara zitanga nta kibazo. Ni nayo Instagram y'iyo kampani yanyu ya nabivuze mbere ujya gutangira navuze ngo dufite Instagram yitwa Amistad. Okay, ni byiza cyane rero kandi mwagize igitekerezo cyiza cyane kabisa. Twizeye ko tuzabona n'abandi bagenzi banyu nabo tukabasha kuganira, tukabasha kureba ibyiyumviro byabo, ndetse n'abandi bafite ibintu bigiye bitandukanye bashobora nabo kuza kutwegera bakaganira nta kibazo, abantu tukaganira. Burya hari abantu ntihapfa abandi, kandi icyambere na mbere ni amakuru. Icy'ingenzi nabashimiye nuko mwebwe ubwanyu mwabashije kwishyira hamwe mukisoza kuba ati ariko ntabwo dushaka kubaho twenyine, dushaka kubaho turi aho ngaho twigunze dusabiriza amavuta mu rugo tugira gute. Iyo ni initiative nziza cyane ufite cyane, sibyo? Yego. Dusoza rero ikiganiro twagiranye cy'uyu munsi, mu by'ukuri nk'uko babibona nyine abana b'abakobwa beza bize gute, ikintu cyari cyakubaho mu buzima ukabona kikakubabaza ni nk'iki? habaye ibintu byinshi birambabaza, ariko nyine bisanzwe bitabikaze cyane cyangwa birenze. Mwarabikoranye se? Nta gikabije cyangwa mu buzima kimbabaza. Wowe nta kintu kirakubaho mu buzima bwawe ko umeze gutyo kikaba cyarakubabaje kiracyakubaho n'ubu ngubu? Ni nk'igikisi kugira ngo hatazagira abantu bakubabaza. Ntihazagira umuntu ubabaza mu wanjye w'umugani yababaye nicyo kintu cya mbere cyakimbabaje muri njye byonyine. Akababaro ufite n'umuntu wigeje kubabaza nako mama wawe nyine ntabwo ababara buri munsi, gusa nyine iyo mubonye ababaye nicyo kintu kiba kimbabaje. Kubundi mu busanzwe abantu banze yigeze kubabara nyine ubu ngubu ku buryo wigeze kubona ababaye nawe urababara kabisa? Oya, ntabwo nyine nigeze kumubona ababaye cyane ku buryo nyine wabona ababaye ku rwego rwo hejuru, ariko iyo ababaye icyamubabaza none nakubaje ikintu cyaba cyarakubabaje mu buzima ukaba warababaye. Ntacyo rwose simbabaye, ndishimye, nifitiye utumarayika hano. Ubu nta kintu mu buzima ntacyo rwose, cyane ko ndi keresi niyo wambabaza simba nanabibona ko wambabaje. Ni ukuvuga ko ufite umutima wibuye nyine, kuko nawe ubasa abandi. Icyo umuntu utagira gahunda ubu rwose arambabaza, mperutse ko aherutse kumbabaza ndababara pe, numva umutima wanjye nabaturitse. Iyo gahunda babanze kugira koko kurya umutima. Abantu twari dufitanye gahunda barayica, kandi mu by'ukuri njye ngira gahunda pe. Ugira gahunda no gushyizaho pressure kwiba rero kurigira gahunda mu buzima busanzwe. Yewe mpanga ibintu ndavuga ngo nimba ndi bujya ahandi ahajya, ariko buri utaburi ku murongo uheta muri zigzag ukuntu sinjya nkorana nawe. Rero buriya iyo ubaye umuntu utari ku murongo birambabaza. Rero abo bantu barambabaza, ariko nyine bihita birangira iby'ako kanya. Kuko narababaye gahunda ni ukwica. Arabona ari nigeze kubaza nyine ushize banyura cyane batigeye muri ikintu cyambabaje mu buzima, nyine mu buzima busanzwe nanjye ni ukuba narataye ubusugi ndi mutoya ho tubutakanyeho umukuru uko kwezi tugahita dutandukana. Icyo kintu cyamubaje mu buzima tubusugi. Urumva kandi ibi koko ngo birababaza pe? Birababaza buriya. Hari umuntu usuzuye n'umwe uvuga ati nawe byababaje gutyo, cyangwa n'ibyaha bindi yavuze byo gufera muri abo babona byaramubabaje. Ariko si ubusanzwe kuko gutakaza ubusugi birababaza? Birababaza nyine igihe isura utamyigo bikababaza. Birababaza koko?
ntabwo mbizi se ndabo nako ngo nyine byaramubabaje bitewe ese n'uko batarabivuze ababaye nyine nanjye nibyo nari ndimo nivugira kubera ko iwe yaravuze no muri rusange ngo koga hafi ya bose nicyo kintu kibabaza ariko by'umwihariko nuko aho yabutakarije ubwo bona nanjye n'imbaho nzababara ubwo bitaramba ubwo nyine niyo mpamvu nta kintu kirambabaza ariko ubwo n'imbaho wabona nzabara uracyari isugi cyane nkande isugi nkande abikira mariya Bikira Mariya yarabyaye Bikira Mariya se ko yabyaye kuki se yitwa Virgin Mary yarambwiye ariko nyuma Bikira Mariya yaje kubyara yabyaye abandi bana bava mu by'Imana ntabwo turi kuva mu mapolitike zo mu ijoro ndi kuzivangamo mubwira amakuru nari mfite usibye abantu yambwiye ngo njye bambwiye ngo Bikira Mariya nyuma yaje kubyara abana barenga niba ari 8 yarabyaye kuba yarabyaye kuko yesegera abavandimwe ese sibyo niyo yaba atarabyaye se Yesu we ntiyamubyaye nyine yamubyaye ku bwa Roho Mutagatifu kandi amubyara ari isugi yamubyaye ari isugi ariko akomeje amaze kubyara ntabwo agomeje kuba isugi nyine amaze kubyara ntabwo yagomeje ese ari Roho Mutagatifu gusa rubwo asiyamo nena kubikamubwira ari isugi uyu we ntarabutakaza wowe se waramutakaje ngo nawe urababara ndacyabufite ariko uzi kuko ariyo mpamvu mukiri abana aracyari abana nyine yego rata nawe nabibonye impamvu mwazaga murimo mwurira moto murimo mwurira ibiti kandi koko nta muntu wabutakaje uburyo wurira ibiti yego urira na moto kuriya mwayuriraga witambitse wihengetse hari ukuntu kera abantu buriraga moto bihengetse aruhare ariko ahubwo baravuga ngo zigare ngenzi ko bageze ko nakwanditse ko narigeze oya twabyumvise ari umunyonzi oya ntabwo ari umunyonzi inshuti yanjye si umunyonzi gusa buriya tuzigana muyise umunyonzi oya nyine urabuze abanye mu muhanda babije uvuze ibintu Mico the best yaririmbye ngo iki nayo bya Mico the best ntabwo igare ngiye papanye ntabwo araramba ntabyanze ngo ntuzaranyonga kandi nuza wawe hafi wawe yabibonye yarabizi ko uzi igare kandi bajya bavuga ko igare rituma umuntu atakaza ubusugire ntabwo mbizi njyewe sinabyemera njyewe mba numva atari byo numva ari filozofe z'abantu uzabitekerezaho ubwo utaha tuzajya tubimenya neza koko ngiye kubikurikirana neza ndebe nimba koko ibyo bavuga atari ukuri nimba byaheze wenda ejo bundi n'umuntu abutakaza wenda tuzamenya nimba mwarababaye namwe cyangwa mutarababaye so reka dusoze rero murasoza mubwira icyo abanyarwanda murakoze nyine murakoze kudukurikirana ikindi kandi tubibutse following kuri Mr. Protocol gutanga serivisi zinoze kuri yacu bayibabwiye sayisubiremo ibasubire 079 iyi ni WhatsApp 04141 turaza no kuyishyira ku kiganiro wenda tuzayishyiraho rwose noneho uduhamagara no kuri konti 079839888. icyo mwashyizeho ibintu bya WhatsApp rero na kode bitandukanye ni uko nyine nimero imwe ikoreshwa kuri WhatsApp wowe urabwira icyo abanyarwanda mu gusoza njye mu gusoza abanyarwanda ikintu nababwira mwese murakoze kudukurikira for your subscribe for your likes and your shares mwakoze hanyuma ikindi turabashimiye muri rusange n'imikoranire myiza twizeye ko mugiye kugirana na Mr. Protocol mudufollowinga muduhereza ibiraka kandi tukabakorera kubakorera kwacu natwe niwo mukiro wacu namwe nibwo buryohe bwawe murakoze cyane rero murakoze sezerere bye.